Yes, undi munsi andi mahirwe turi babandi mutuma tukabatumikira kubatenguha ndiba mu ntego y'umunsi MMTV umuyoboro w'ibyiza byanyu zose muba mushaka. Mwe mudukurikiye kuri kamera za MMTV uyu munsi twahuye turi tangazamakuru Nyamulenge turi kumwe na BMC Sultan Online TV, IITV1, Minembwe TV ndetse n'intego cyangwa se gakondo nayo turi kumwe nayo hano. Hanyuma nanone nkuko mubibona ku mashusho turi kumwe n'abashitsi cyangwa se abatumirwa abo muri kubona ku mbone zizi ibi binyamakuru byose mvuye kuvuga kugira ngo byibuze baraza kuza gukora mu nganzo buri mwe wese atambe akurikirana na mugenzi we bityo dususurutse barya badutuma kuko kubatenguha bitaba mu ntego y'umunsi. Mbere yuko nza kwakira abatumirwa murababona n'abatumirwa beza baraseka barishimye tubasanze mu kintu ciza cyane gishimishije tutarakivuga mu byukuri biranejeje. Ntarabageraho rero ndahera ku banyamakuru bagenzi banje umwe wese agira icyo avuga maze tuze kugana mu gitaramo ciza maze dususurutse barya badutuma. Turabashimiye rwose abadukurikiranye hirya no hino ku isi nkuko mubibona kuri kamera zacu twakiriye imurenge twahageze siko bigaragara se. Hanyuma turi kumwe n'abantu mwamenye muri benshi harimo Iwacu ni heza, harimo Liliane Kabaganza, harimo n'abandi bose. Aba ni abantu b'imboneka rimwe murabizi neza ko ari abantu bamaze kubaka izina. Wenda hari tutaragira ico turi buganira nabo abanyamakuru turi kumwe nabo hano baragenda bivuga. Hanyuma jewe nkuko musanzwe mubimenyere ndi Rutebuka Justin. Nanjye nka Gakondo TV and Radio muri kano kanya turi kumwe n'abastari bazwi si Kenya gusa ni ku isi yose kuko na abantu twifuzaga kubona kuko mwana n'ibyishimo hari bamwe bamenyekanye kera cyane hari n'abazamutse ubu nyine. Rero ni ishema rikomeye kuba bose bari kumwe ku munsi wa none. Rero nkatwe nk'abanyamakuru twese twahuriye hamwe twishimiye kubasanga muri hamwe abazamutse kera n'abari kuzamuka ubu nyine kugira ngo muzamukane. Murakoze cyane. Yes, murakoze kuri Mike za Sultan nanone ni kega 001 cyangwa mutima uruta umutumba. Twakiriye abavandimwe batandukanye ababyeyi bari muri sector zitandukanye bafite bitwaje amatabaza bafite amatara atandukanye kuko buri wese ahaherereye aramurika nanone kuko urumuri mu mwijima gwishakira umwanya kandi nanone rukagaragara mu gihe nyaco kandi umwijima ntubishaka ariko nanone uranga ukahava. Tushimishijwe no kubabona mu shusho nziza itamenyerewe nibaze kuva mu binyejana byinshi byahise ni shusho tutigeze tubona ariko kuri no kuba tuyibonye n'ishema nibyo kwishimira. Rero turabiyegereje ngo mwisange hanyuma ico data ari bubashiremo already kirahari nico muri mu buhebene nyirakivurwa baherereye ku migabane itandukanye kandi twishimiye ko bakira. Rero reka bagenzi banje bakomerezeho ariko no kuganira nk'abamurikira bene nyirakivurwa baherereye hatandukanye. Ariko reka natwe tubanze twishimire ese kuba itangazamakuru twahuriye hamwe kugira ngo twakire bino byamamare byo ntababi mwaduseke mwabatumirwa mwaduseke mukadushimira ko yes. Murabibona ni igitaramo ciza gitaramijwe n'abasaje basangiye urugendo. Turi kumwe na GANGZ, turi kumwe na Dada Liliane Kabaganza, turi kumwe na Shaka, turi kumwe na Papa Legend, Nikindela ndetse na Rodoviko. Murabona ibintu bimeze neza. BMC Rusako yamaze kuhagera aho bukeye. Rero kuba dukurikiye abari mwaramutse nanone bwababwije tukabaha mwiriwe ukishakira kimwe kiruta ikindi ukisasira umunsi bityo ugatamba witaramisha ubwawe ariko cyane cyane ukurikiye ibi binyamakuru zose byahuriye hamwe. Hanyuma rero nkuko mubibona hari ufite microphone ni Shaka nakubona uraberewe urishimye uraseka usa neza. Hanyuma rero ugiye kuturamukiriza abadukurikiye barya babatumye mu ntego za buri munsi. Ugira ijambo bagenera ry'indamutso mu izina ryabo bose hanyuma tugende dukurikiza umwe ku wundi bityo igitaramo tugikomeza. Murakoze cyane. Abanyamakuru rero harukuntu bavuga bagasa n'abantu abarundi ntibazabivuga neza ngo ko abibishima ni nk'umuntu wawe wikirigita arangiza agaseka. Bateye imbabazi cyane rwose uko baba bibivuga. Reka nshimire mwebwe abanyamakuru turi hano kuri kamera zanyu
nshimire n'abagenzi baje twese turi hano rero ngira ngo izina murarizi de already nitwa Shaka Olivier abantu benshi bamenye mu ndirimbo zihimbaza Imana indirimbo nyinshi zagiye zimenyekana Justin wari uvuze ngo Iwacu ni heza ukagira ngo none jewe namaze sindagera mu ijuru ndacari mu isi Iwacu ni heza koko mu ijuru ni heza rero shimire hamwe rw'abanyamakuru muduteranyije hano rero nshimire bagenzi banje bari hano mwamaze kubona hano imbere yanje uyu munsi rero duteranijwe n'ikintu kimwe gikomeye cyane kuko hano harimo abahanzi harimo abakora komedi harimo abantu bakina amafilme harimo abaririmba indirimbo zihimbaza Imana nkanje mama kabaganza twubaha cyane kandi twemera kandi wagiye atubanziriza njewe ubusanzwe ni nawe byatumye nkunda umwuga wo kuririmba tubamenyekana kubera we rero ari hano natwe twese turi hano nta kindi rero kiduhuje nuko turi hano duhuje ubwoko icambere tukaba duhuje igihugu hanyuma tugasaba tugahuzwa naho duturuka twese kuko twese duturuka imurenge ikindi kigira kabiri nuko twese duhuje n'ururimi naho turi hano turi mu gihugu kimwe ikindi rero cyanyuma nuko duhuje twese duhuje impano nkuko itara nkuko Sultani yabivuze twese dufite itara rimwe ni itara rimurikira rubanda ni itara twese tumurika hakabona rero murakoze cyane nta kindi rero kiduhuje hano umwe wese aragenda avuga ariko kandi nico ngico murakoze cyane nza gusangiza abagenzi banje ijambo urampesha guhita nsimbuka ku mpamvu y'ijambo uvuze rimpesha ikibazo cyo kubaza Dada Liliane uravuze ati niwe wakuzamuye niwe watumye ukunda impano niwe watumye ukunda uyu muhamagaro mfite mbarizaho mushiki wacu nubwo ari buza atangiza aramutsa barya badukurikiye iyo ubona ushagarawe wambawe uri hagati y'abato kuri wowe bari gutambira munsi yawe barimo abaririmba sikira ubuzima busanzwe barimo aba gospel kuri wowe ubifata gute iyo shusho uri hagati y'abo bantu urakoze cyane mu by'ukuri ngewe kubona duhuriye hano abangana batya duhujwe n'intego imwe y'ubumwe y'urukundo ndetse intego yo kuba dufite impano imwe burya urutoki rumwe ntirwigira ndetse n'umuntu umwe ntiyigira ahubwo umuntu agirwa n'abandi kandi ubwinshi bw'abantu ni nabwo bugize impano zitandukanye niba ngewe ndirimba gospel hari undi uririmba secular kandi kuririmba secular ngewe njya mbibwira abantu ko atari uguca nk'amabere ahubwo biterwa n'icyo waririmbye ikibi ni ukuririmba ubusa kimwe n'uwaririmba gospel akaririmba ubusa sinzi niba byumvikana neza ijambo iyo wicaye ugahimba waba uhimbye indirimbo zihimbaza Imana cyangwa waba uhimbye ibihangano bya sekira ariko buri wese w'umunyabwenge nk'uko nashimiye Israel mbonye ejo bundi ari gushima uriya mwana witwa ninde niba hari umuntu wabikurikiye urakoze cyane burya hari abantu bagendera mu kigare bakumva ngo kubera kuriya muntu aririmba ataririmba indirimbo zihimbaza Imana sinamutega amatwi ntabwo ari byo hari uwaririmba indirimbo z'ubutumwa zitarimo Yesu zitarimo Imana zitarimo Mwuka Wera ariko harimo ubutumwa bukomeye bushobora guhindura isi rero kuba turi kumwe tungana gutya abangana batya buri wese afite impano yiwe idasa n'iya mugenzi we n'ishema rikomeye kandi ni ibintu byo guhabwa agaciro ndetse no gushigikirwa Imana rero ibaha umugisha Liliane Kabaganza nanone naje nka reka nkubaza akabazo kamwe urabona image mufite kuri uyu munsi irasa n'iy'abana b'Israel mu giputa niko bimeze munatubwiye ko hari n'indirimbo muri gutegura ukunguku muteraniye hano mwebwe mwese
twashakaga kubabaza kugeza kuri uyu munsi ese iyo mubona ibibazo biri kugenda bibi iwacu mukisanga muri impunzi muri kino gihugu nka Liliane Kabaganza wamenyekanye mu ndirimbo nyinshi kandi zikomeye zaneje imitima ya benshi no munsi ukaba uri kwisanga ukabona urubyiruko ruri kuzamuka rufite inganzo nziza niki cyane cinje mu mutima wawe cyangwa se nuwe mutwaro wagize kugira ngo ubashe kwiyegereza abana bantu bose nk'umuntu ufite izina kugira ngo mubashe gukora n'indirimbo ivugira ubwoko bwacu? Ni bya bindi navuze gushyira hamwe cyangwa se nk'uko nabivuze ubumwe bufite imbaraga. Iyo umwe azanye icyo afite undi akazana icyo afite, iyo mubihurije hamwe bigira imbarutso ikomeye cyangwa se bivamo ikintu gikomeye, bigira impact ikomeye ku isi. Rero numva nubwo ndo muririmbyi wamenyekanye wenda kuruta bamwe na bamwe twicaranye hano, ariko hari umutoya watanga message ikomeye cyangwa igitekerezo gikomeye kikabasha guhindura isi. Murakoze cyane. Reka mbitenja ku musore mutoya ukiri muto rwose urimo gukora ibikorwa byiwe neza kandi bishimishije ariwe Grenade. Gerageza wibwira abantu hanyuma nkubaza akabazo gatoya papa. Murakoze cyane. Amazina ni Grenade kuva muri Ganjo Gang. Ase wakwibwira abantu muri system yawe kwiri. Kwa masonya hanze y'ikirere abirukira ngo mbasige birukira bazamuka imisozi bagira ngo ndi mwihangana ese nkangwa simbarizwe budehe ndakora se nihakana ico mwana avuze gici bwamagezi wagira ngo ntahayakura gutabara ni ngombwa byo bibe ntidukangwa nabarasana duhatana amajoro ubutitsa nayo mo karenga magana imisanzo amatungo nifungo barahatana ngo badutunge ikizere nibwo kiyoyomba duhatana batwivugana. Murakoze cyane. Grenade yabaturitsa yabarangiza. Murakoze cyane. Reka bise bituma nifuza kutamubaza n'ikibazo. Gaston nk'umuntu w'umusiniya gerageza uvuge ijambo kuri uyu muhungu. Abakuru baravuze ngo utaza gakura baga umutavu. Yego. Kandi biranshimishije kubona umwana mutoya nk'uyu agerekanya amajambo ayo tuza twita ngo ni amajambo y'umujyo umwe kandi afite message. Ukuvuga ngo icyamuteye guhanga icyo ndacyubaha kandi hari ijambo dada Liliane yavuze ngo upfa kuba utaririmba ubusa, waba uririmba gospel cyangwa waba uririmba secular. Ndashimiye ko dufite abana baticaye ngo bumve identite bafite kuri uyu munsi ko byaba bicitse amaboko, ariko bagashibuka mu giti cyatemwe nabo bagahanga. Imana ibaha umugisha. Yego irunga reka mpite nkomerezaho mubaza akabazo. Uyu munsi mwateranye muri abakinyamafilime, abakomedi, abaririmba indirimbo zakarahanyuze ziramya Imana ndetse n'abariho kuri none barimo babikora. Hari abamaze igihe muri industry n'abandi baje vuba, hari abafite ibikorwa bitandukanye ku macano zatandukanye. Uyu munsi kuba mwisanze hamwe mu biganiro cyangwa se mu mugambi wo kunoza akazi kanyu, mubona hari n'ishusho bishobora gutanga itandukanye n'iyo mwari musanganwe? Uretse n'ishusho gusa hari n'umusanzu bizatanga. Hari ishusho hakaba n'umusanzu ukomeye no guhura. Hari indirimbo nyankunda gusesa abantu ubundi nzamba na MC umukecuru umwe baramubwiye ngo akakunda indirimbo ivuga ngo abakristo bayinshi zote ngo se kwikunda uza bivuga iki? Aravuga ngo ndagira ngo ni watakusanyika huko. Naje rero kukusanyika huku byonyine bifite ico bimininga, byonyine n'indi shusho. Ariko kandi tibihekeye ku ishusho bifite n'umusanzu bizatanga, kubera yuko hari ibyo twagiye inama, hari ibyo twemezanyije kuzakora soon. Ibikorwa bigiye kuja hanze bihuriweho n'aba bantu bose bafite tara zitandukanye. Yego. Reka mpite nifuza ko mvugana na mushiki wanjye ahangaha.
ufite mu nshingano yihaye za buri munsi zo kwambika abantu. Turasaba ko utubwira kwanza wo nakiriye wariwe hanyuma tukubaza ikibazo. Ariko nambaye neza by the way. Urabona ziriya kompure? Iyo kompure ni nziza rwose. Merci. Amazina nitwa Se Anje. Benshi baranzi. Yego. Ndi fashion designer. N'utundi. Yego. Nishimiye kuba hano. Nishimiye kuba hano. Kuba uri umuntu wambika abantu ukaba wahuriranye noneho na za nyenyeri zimurikira rubanda hirya no hino kuri none wumva ute? Ndumva nishimye cyane kuko ni ikintu navuga ko abenshi dutekerezaho gukora kugira ngo duhure. Ariko uyu munsi wa none byanshimishije kuba nahuye n'umubyeyi Kabaganza, mpura na Shaka, Uncle simusuzuguye, mpura na Uncle kandi hano, mpura n'abastari Demanza namubonye, abastari benshi twahuriye hano. Byanshimishije cyane, hari ikintu byangaragarije ko ejo natwe tuzaba dufite izina twubatse nk'abanyamurenge. Yego. Hanyuma hari umuntu ushobora kuba uri kukubona kuri screen akavuga ati umu fashion designer yahuye na GANGZ muri rap, ndetse yahuye na Irunga muri filime, yahuye n'abakomedian bavuga mu matsinda atandukanye, akavuga ntese buriya mujya muvugana cyangwa wowe gusa no kwambika ntago uri imbaraga muri bo, akavuga ntese ejo turashobora kwitega iki, ese bariya ko bakina, ese ashaka kuzabambika bakina, buri wese akaba yumva nko ku giti cye yuko union itamureba cyane. Navuga ko twese turi abanyamurenge kandi cyaduhuje hano nuko twese dufite izina rimwe risa, nicyo cyaduhuje. Cyambere duhuriyeho n'izina. Yego. Icya kabiri duhuriye ni igikorwa bagiye gukora. Ndumva ko umufashion kuza mu bantu baririmba kundi mu ntabwo yabisobanukirwa. Ako ngiye mfite imbaraga nabihaye kubera ko twese turi gusenyera umugozi umwe. So hari uko ngiye nabifashe, ntazi ukunda ashaka kwabifasha. Nanjye nka Gakondo TV nkaba nahageze. Shaka kujya muri Papa Legend. Hari abaserukiye. Kuba uri hano uri umukomediye, tubaza umukomediye mukina, harimo abanyagicondo n'abandi kandi bose n'abagabo. Ese ku munsi wa none uri kumwe n'abaririmbyi bazwi kandi dukunda cyane, uri kumwe n'umufashion, uri kumwe n'abaraperi. Ese nkaho nk'umukomediye ubifata gute kuba ubundi mwari mwe musanzwe mushyira mwenyine komedi iki, none ku munsi wa none muravanze? Ese ni gute uri kumva muri wowe umerewe kuri kumwe mwivanze mu gutya mwese? Yego, murakoze. Amazina yanjye nitwa Sulemani, nkaba ndi kumwe na mushiki wa Yesu hano. Rero nkuko mwari mubivuze, ni ibyishimo byinshi kuba twicaranye n'aba bantu bose. Turi kumwe n'abasaza Rudoviko Gang na mushiki wacu mu fashion designer na mushiki wa Yesu hano n'umusaza hano. Urumva ni ibintu bihesheje ishema abanyamurenge. Kuba dufite abanyamurenge bameze gutya ni agaciro gakomeye cyane. Rero biranshimishije pe, biranshimishije kabisa. Yesu abaho umugisha. Ese ni nk'icyo uvana hano nuva hano, ni nk'ize mpinduka uri bugende cyangwa ni nk'ikintu kintu wungutse uri bugende ukazabwira Papa Legend abo mukorana, ukababwira ati uyu munsi wa none hari ibintu nungutse, hari ibintu namenye, sasa ukabibasangiza? Murakoze cyane. Icyo nungukiye hano ni kimwe, ni ukwicisha bugufi. Kuba ndi kumwe n'umubyeyi muri proje imwe, kuba narimvuze ngo kuba ndi kumwe n'umubyeyi muri proje imwe niryo shema mfite hano. Ikigira kabiri ni nako kubahika mfite hano, kwicarana n'umubyeyi wanje nakuze ndeba, niryo shema ryonyine. Murakoze cyane. Nawe urakoze. Tuje kuri Nick, nk'umuntu watekereje iki gikorwa kikaba kigeze ku munsi wa none, tukaba dusanze hari abantu bangana gutya, umva bitekereje utazi ko abantu bose bazaza. Ese nk'uyu munsi kuba wicaye n'aba bantu bose bangana gutya ari bo bahujije bitewe n'intego imwe,
urumva umerewe gute cyangwa ni nk'ikihe kintu noneho cyase kikuzamo next udufitiye? Okay, first of all, uyu ni umunsi w'amateka udateze no kuzibagirana mu buzima bwanje bwo kubaho. Yego. Ukaba ari umunsi w'amateka kuri twebwe turaha ndetse n'abandi bari hanze y'ahangaha. Ukaba ari umunsi w'amateka uzandikwa no mukino mu bitabo. Uyu munsi ufite byinshi uzageraho uko byagenda kose. Ndishimye kandi nshimira buri wese witabiriye iki gikorwa. Mwavuye henshi atandukanye hirya no hino mwigomwa byinshi cyane mwakagomeje kuba murimo, ariko muravuga ati uyu munsi mugomba kuza twese tugasenyera ku mugozi umwe tukagira ibyo tuganira, kuko ikiza cici ibintu abantu kudatera imbere nuko buri wese ari nyamwigendaho. Ariko hano televiziyo zose ziranga, televiziyo zikomeye hano abastari bakomeye cyane kabisa. Nje ubwanje nubaha kuva nkiri umwana muto nka dada Kabaganza hariya n'abandi bose. So I personally nshimiye buri wese wageze ngaha, kandi nshimira n'abandi batabonye umwanya kugera ahangaha, kandi mbwira n'abandi bose kuza tujoininga bakaza tugashira hamwe tugakomeza gusenyera ku mugozi umwe. Arakoze cyane mu ijwi rya Minembwe TV ndetse na TV. Mbere yo kugira icyo nza kubaza Nikindela, tuba dufite umukoro gusangiza bano bakunzi baba badukurikiye. Mbibutse kuko burya ngo kurota inzozi ni kimwe no gukora urugendo rugana ku nzozi ni ikindi. Ubwo rero tuba tuheza umukoro bariya badukurikiye. Hanyuma nanone kandi tukabibutsa kuko ukiriho wese ntarirarenga. Ibyo rero nibyo nagiye nunguka turi mu biganiro bizagiye bibera hano. Hanyuma nanone namwe mudukurikiye ndaza mbabwira akantu kamwe. Uko utsinda ikigaragazo cya none biguha igishoro cy'uko uzabaho ejo. Nikindera ndatangizanya challenging yo kuguchallenginga. Yes. Uramutse ufite ikibazo cyo kutamenya ko ufite ikibazo wabigiramo ikihe kibazo? Ndamutse menye? Uramutse Yes. Ndamutse ntamenye ko mfite? Uramutse ufite ikibazo cyo kutamenya ko ufite ikibazo wabigiramo ikihe kibazo? Nta kibazo nabigiramo. Nta kibazo nabigiramo. Nta kibazo wabigiramo. Ibyo utazi n'ububizi ni nk'umunsi umuntu yavutse uzubahiriza ariko ntuzomuti ni wari uhari nta n'uwari uhari kabisa. Aha rero tuba turi muri cyazo ubwenge, ako kabazo kaza muri cyazo ubwenge mu biganiro tugenda tugira. Urantiriza microphone umuvandimwe Rusaku kuva muri BMC team. Tunamushimira cyane. Benshi baramuzi atavuze n'izina mukimubona muhita mubona BMC. Hanyuma rero ndashaka kugira ngo umfatire noneho ino shusho y'aba bantu mwabanye hano. Hari umuririmbyi w'umunyamurenge witwa Munezero Tambatamba waririmbye aravuga ngo imahanga harahanda harahahwa ariko ntihatugwa. Uyu munsi rero muhagaze kuri kamera z'ibinyamakuru by'abanyamurenge, ariko noneho urabibona bizaba bisabite igihe uzabuhagararaze imbere y'itangazamakuru turi hanze ya stade z'iwacu mu Minembwe mu Madegu ku Kabingo ku Monyi ku Irumba. Noneho iyi shusho yikure mu nkambi cyangwa se mu gihugu duhahiramo, ariko tuzagisigamo igihanga nk'uko GANGZ babivuze mu ndirimbo yabo. Noneho ubuzimurira iwacu bigukumbuza iki ubonamo ihe image? Noneho ungiye ibintu naza ntekereza kuvuga nibyo nyine naza mvuga ngo ndaza kuvugaho. Mu by'ukuri biteye ishema n'umunezero umuntu ari iwabo, ariko ko ndabura uko nobivuga ntariho, niko kwihishana kaza gusa kandi gupfurunduka nka wa mukino wo kwihishana. Iyo nja kuba ndiyo nari kumenya uko mbivuga, ariko mu gihe ntariyo ko ndabura uko nokubwira. Dusanishirize noneho kubona bizaba bisa igihe tuzaba tutakivugira iwabande turi iwacu. Okay, naje ngiye kukubwira kandi bise nkaho ari mu marenga ni nkingende tuzoba turi mu ijuru. Wewe kurabona tuzoba tumeze. Arakoze cyane nanone kandi mbibutse kuko umuntu adatungwa n'ibyo yariye ahubwo umuntu atungwa n'ibyo yahunitse. Kandi GANGZ baravuze ngo zinga karago dutahe mutima ukomeye niyo ntego urukundo rwabaye igishoro. Iyo ni GANGZ bari hano rero. Hanyuma uramuvandimwe wegereye Rusaku araza kwivuga itsinda avamo maze byibuze tumubaza ikibazo dusingiriza irindi tangazamakuru. Wivuge maze tukubarizemo ikibazo. Ngiye banyiteza amaza Fidel mu itsinda rya GANGZ. Hanyuma rero kuva muri GANGZ ndakubaza ikibazo kimwe mu ijwi rya Minembwe TV ndetse na TV. Usigaranye ihe shusho nyuma yo kwicarana n'abastari batandukanye Nyamurenge mu gikorwa kigiye kubahuriza hamwe kizashigwa hanze vuba cyane.
wowe experience mu biganiro byabaye aha ngaha n'ishusho bigusizemo niyihe? Kabisa banyunguye ibitekerezo cyane cyane ibyanshimishije nuko numvise umwe mu itsinda ryacu afite ibitekerezo bikuru mu mutwe kabisa. Wow, thank you so much. Aha, tuje ku mustari cyamamare ariwe Abdara manzi ari mu bantu baje baratuza arakomeza gusara medita. Ese mu kureba warebye ni nk'iki bakuyemo? Kuko nabonye gusa arimo kureba uvuze arimo kumureba paka arangije gutyo none ngewe ndashaka kumbwire mu bantu bose bavuze ni nk'iki bakuyemo? Ngewe na medise kumedita nk'uko bivuze ndaroha medita twicaye ruguru iwacu muri Kongo. Wabonye bimeze gute? Nabonye bizaba ari nk'uko yabivuze mu ijuru kuko turi kumwe na mushiki wacu Kabaganza, turi kumwe na Shaka. Abo ni abantu muri benshi hano mutizeraga ko mwapfa guhura nabo ngo uriya Tereziya wa Yesu. Rero impamvu mwabaga mutafite iyo nshusho yuko mwahura nabo nuko mwabaga muri mu bice byinshi bitandukanye. Hanjye nishimye nkiri muri korali nateraga indirimbo iri ya Shaka. Adutereraga korasi gatoya cyane. Haleluya nzabayo iwacu mwijuru twishimane n'umukiza ibihe byose. Haleluya. None se ko ndi gutera ndimwikirize mu gaseka. Okay. Warugiye kuturizaho. Ya rero no kuvuga ngo ico nabonye nitumara kugera hari iwacu twese tuzaba turabavukanye, tuzaba turi abantu bamwe, tuzaba turi umuryango umwe, mbega na medise nyine inshusho imeze uko nguko. No munsi ukaba ugiye kugirirwa amahirwe yo gukorana n'umuhanzi wa gospel music ariwe Kabaganza Liliane mu ndirimbo itabariza ubwoko. Uzakiriye ute? Ndabishimira Imana. Niki kirenzeho wumva wabivugaho kuba iyo ndirimbo muri kwitegurira hamwe mwebwe mwese? Icyo numva nuko yashikenewe cyane rwose. Icyo numva nuko ngomba gukora repetition, shizemo imbaraga, kandi muri video nkazamuhagarara iruhande. Nibiba ngombwa ko baza mu IGISIRIMBA muri iyo ndirimbo. N'abadukurikirana rwose bagende bamenye ko indirimbo izaba ari umuriro. Ariko se niza irimo kaga couple k'IGISIRIMBA uzabyitso aramute. Tampungenge. Tampungenge rwose. Yeah. Reka tugende turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Hari bamwe batarakora kuri microphone ngira ngo mugerageze mubibasingirize. Hari umusore wo muri GANGZ tugira ngo atwibwire nawe yibwira abadukurikiranye bose ndetse abibwire muri ya system rwose. Aba ni abatipe amazina ni busy time kibisanzwe inyonda yo muri Kivu. Inyonda yo muri Kivu. Yamani. Akarapu gatoya mani. Jewe nawe turakora ntagupanika, nyura hirya nyure hino ntakumanika, nzabatega mbushu zayisimba ntamike, igihe kizazibendera rimanikwe, n'urugendo rwatangiye kera mu bajene, twarasimbye turakwa maduci y'amashene, biyise abami baje badusangaho, banditsi y'inkombe basigira umwami komba, umwami ntawundi niwe wundi bavuze, ayidireka da fraga twe niyituranga, leta twarayanditse kashe ntiyateweho, abo twabasanzeho tuza tubakuraho, tidukomwe inkokora abo mubaburire, twagwaniriye ya mahoro yabuze, twaranambutse wa murongo wabananiye, intwari zirapfa ku munsi yakavuka izindi. Umusaza murakoze. Nitwa Ndayishimiye David, guturuka mu itsinda rya GANGZ. GANGZ ubundi twe twatangiye ari itsinda ry'abantu benshi, abaririmba ari babiri, bamwe baza kunanirwa bagenda bacika intege kuko turi abantu bafashanya, nta muntu udufasha, turitanga, indirimbo ikaba yakorwa biturutse mu bushobozi bwacu, nta muntu udutera inkunga.
benshi bagiye batuvamo twari abantu barenga 10 ubu dusigaye turi 4. ibibazo biri kubera iwacu musaza ibibazo biri kubera iwacu nka timu ya GANGZ ni gute mu bimedita niki mu bitekerezo ibibazo biri kubera iwacu turabibona ariko turi gushyiramo imbaraga abahanzi bacu baririmba batanga message kugira yumvikane ko bibaye ngombwa natwe twajyayo kabisa. Areka mugenzi wawe gufashe hanyuma kuri none project zihariye zifatika mufitiye abakunzi banyu zaba ari nk'izihe? Twebwe ubundi twiyemeje gukora tutaruhuka urumva buri gihe turakora dufite indirimbo nyinshi twanditse urumva noneho akarusho hari ingi duhuriyemo bano badukuriye bakabaganza urumva turabazi nyine indirimbo zabo nyinshi nje hari iyo nziwe yaririmbanye n'umuhungu wagiye hanze si korero gato oya urumva ni nabyo byanshimishije umuraperi nka busy time guhuriramwo na kabaganza Grenade hari umunsi umwe nakubajije ikibazo kimwe nshaka ngo wongere ugisubize abasore kenshi na kenshi iyo batangiye umuziki usanga rimwe na rimwe bakunze guhita yatangira guhitingaho gatoya gasanga ari mu biyobyabwenge subiza cyaki isubizo wansubije wa munsi murakoze cyane ngira ngo ugendeye kuri ico kibazo mbajije bijyanye n'ibiyobyabwenge ngira ngo ntawe utumva iryo jambo rero kugira ngo kuba babasha kubona inzira birakorohera kuyicamo cyambere twamenye ko ari ikiyobyabwenge ni gute wakwemera kugikoresha uzi ko kiyobyabwenge atari ikiyoborabwenge nico na kivuga kose Gaston gira ikintu uvuga man gira ikintu uvuga nk'umusiniya rwose vuga ikintu kimwe kuri iyi shusho y'uno munsi. Murakoze ngira ngo nshimira aba bantu bose kandi nshimire aba legend Shyaka Liliane mu by'ukuri abantu bacu ntago baramenya itangazamakuru neza no kubikoresha no kugenterpreta ariko ibyo bavuga ngo induru z'ibikeri Imana imbabare si bo bikeri nta bikeri mvuzemo baza bavuga nyine ngo ni nguko izibikeri ni igikeri nari mfite ntizobuza umushoramari gushora ni nguko okay no jokes mu by'ukuri nubwo bigaragara tudafite amateleviziyo yari official tukaba tuza tubikorera ku mateleviziyo yanyu uko twifuza kuzazamuka muri art ni nako Imana namwe izobazamura mu mateleviziyo yanyu amen hanyuma umunsi umwe ibi tuzobigarura dusankinki haya yuza kamateka abatarabigizemo uruhare bizabagora kudufata ariko wabigizemo uruhare azabihererwa ikamba ni impamvu mbivuze nuko nshimira uyu mushiki wacu twakagombye kuba twicaranye nawe tuyakagombye kuba yicaranye n'uru rubyiruko ruto ariko kucya tumbira iri imbere ndavuga we nashaka yego namwe banyamakuru ku ntumbero areba iri imbere hari icyo bizatanga hari igihe tuzifuza tuzicuza ko muri cya gihe tutagize image cyangwa tutatangije ibintu fulani so nkaba rero mbashimira kandi nkababwira abaduteze amatwi kuri aya mateleviziyo yose cyangwa amacyano yose mugende muhanga amaso iki gikorwa kandi mukishimire muzoza mukitwishuza igitondo n'umugoroba kuko gihatse byinshi baza bavuga ngo ikirere kizakibyara kidahatse ariko twebwe ikirere cyacu kirahatse hari umu artist nkunda cyane witwa Ijugwe Art Bienvenue Rurenza yaravuze ngo inka yaririmbye inka aravuga ngo inka yabirahatse mubajije ambwira ibindi nyine numva ndishimye ikirere cyacu kirahatse inka yakirahatse ikizabyara kandi kizakama kandi ayo mata tuzayama murakoze cyane reka tugane kuri Shaka tugana ku musozo wa kino kiganiro kubyo mutuganiriye Shaka tushimye ibikorwa murimo byiza bigaragara burya nubwo tugwa tugaruka mwibokamana
ijambo ry'Imana riratubwira ngo uko twese turi nk'ingingo ariko tukaba tugize umubiri umwe, ari ukora comedy, ari ukora filime, ari uri muri sectors zitandukanye zaba bose bari hano n'abandi batabonetse, ariko mukaba mwumva ko gukorera rubanda nanone gushyira hamwe aribyo bimaze icyo bimaze. Turashaka ko tugana ku musozo wa kino kiganiro ariko tubwiye mu magambo byibuze yari no tsinda, twamaze kumenya impamvu yabahujije, ariko se ikigiye gukurikiraho hari ibyo mwagaye mutubwira, ariko tuvuge tusa nk'abagana ku musozo. Murakoze cyane, nshimira bagenzi banje bari hano, harimo abana batoya mwabumvishije kandi bafite ibihangano bikomeye cyane, bari mu ubwenge. Navuga kuko ubwenge buva ku Mana, usanzwe ntabwo ubwenge wabwiha, ubwenge buva ku Mana. Rero dufite ubutunzi bukomeye cyane kuba dufite generation kiyi ifite ubwenge bungana buke. Rero icyo menyesha abadukurikiye muri uyu mwanya, murabizi ubwoko bwacu buri mu kaga gakomeye, yego, hariya mu misozi miremire yo mu Minembwe. Nk'uko mubizi dufite ibibazo bikomeye, kandi twebwe turahari kugira ngo dutabarize ubwoko bwacu, tutabaza amahanga kandi tuyatabaze mu mpano zacu, kuko nta kindi kintu dufite gikomeye. Hari icyo Imana yadushizemo, hari icyo Imana yaduhaye, hari icyo Imana yatugize. Icyo rero dushobora kugikoresha kugira ngo tugire icyo dukoze ku bihe bibera hariya iwacu. Nta batabizi, abantu benshi bamaze iminsi babibona, save umulenge, abantu benshi bamaze iminsi babona ibitubaho kandi bibabaje, biteye n'ubwoba, jenoside ikorwa hari iwacu. Rero nk'abantu bafite impano, nk'abantu bafite ubwenge, nk'abantu generation y'ubu ngubu, dukeneye gutabariza amahanga, dukeneye gutabariza iri iwacu. Rero twahuye uyu munsi kugira ngo duhuze imbaraga. Nakubwiye ngo twese tuva mu gihugu kimwe, duhuje ururimi, twese tuva hamwe, duhuje umuco, tugasubira tugahuzwa nanone naho turi hamwe. Rero turi bene kivuruga icansi kimwe, duhuriye ku bibazo. Rero tugomba guhura tugahuza imbaraga kugira ngo turebe ukuntu natwe twatanga umusanzu wacu mu kurwanya akarengane gakorerwa ubwoko bwacu. Turi hano rero kugira ngo duhuze ibitekerezo. Hano hari ibitekerezo bizatanzwe, tuvugana rero ko tugiye twese guhuriza ku kintu kimwe, kugira ngo turebe ukuntu twageza ku bantu badukurikiye, kugira ngo natwe message yacu tuyitambutse. Rero nico caduje. Rero wenda vuba turabinonosora neza, ariko kandi turimo abahanga, turimo ba Gaston n'abantu binararibonye mu gukora amaproje. Turi kumwe na mushiki wacu Kabaganza, twese twagiye tugarukaho, Zaninka Liliane, ninararibonye mu kwandika indirimbo, n'abandi benshi batari hano muri ino tsinda. Hari mwene data Joshua, n'abantu benshi bafite impano, n'aba bene data ngira mwumvishije amarape yabo, bariko baravugamo amagambo aremereye. Rero duhurije hamwe dushobora gukora ikintu, kandi dufite abantu benshi badukurikirana ku mbuga, ku mateleviziyo, nkamwe abanyamakuru. Ndabizi ko message tuzatanga izagira ikihinduye. Rero vuba ico kintu rero kirakorwa. Ico tubasaba gusa ni kimwe, mwebwe nk'abanyamakuru muzabishigikire. Gasta bivuze neza, muzabyishuze, mukomeze mubikurikirane, mukomeze mubibaze, kugira ngo tuzabikore, kandi ndabizi bizabashimisha. Asante sana. Nick, turashaka ko nk'umuntu watanze ubutumira abantu bakakwitaba, kandi hakaba havuyemo umusaruro urenze Nick, ari umusaruro uzakora na pression de part, gira ijambo dusezeyemo, hanyuma mama cyangwa se mushiki wacu aze kuturagiza nanone umurengezi tugana ku musozo. First of all ndabashimiye mwese kuba mwitabira kino gikorwa. Ndabizi ni henshi mwaturutse hirya no hino kure, harabavuye Kitengela nka televiziyo y'Iswahili niko nzamwita jewe nani Ilunga,
ya harabavuza kasarani za gakondo niyo zituye ngira ngo za kasarani namwe Sultan online TV ibinyamakuru byose mbese so ndabashimiye cyane kuba mwitabiriye kino gikorwa kandi byagenze neza cyane kuri njewe ndumva kuva navuka nishimye birenze so hari percentage nayo nsanzwe nishimamo ariko uyu munsi mbese zagize zote zarenze so I really appreciate everyone kabisa so nta bindi narenzaho kuri jo ngibyo murakoze cyane turabashimiye ku bufatanye hamwe na Minembwe TV ndetse na TV hari umukoro dushaka guha umunyenzozi ari we warose bino kugira ngo abantu babe bicaye aha ni kindera rero umukoro n'uyu nguyu cyangwa se devoir ni ngiyi inzozi z'umuntu zirindwa na nyirazo hanyuma nanone kandi abagushagaye bakwemeye kukwitaba kuzafatanya nawe tubibutse kuko ngo mu ruhererekerane rwa muntu biragorana kugira ikintu umuntu yageraho kidaciye ku muntu bityo umuntu akeneye umuntu rero tubashimira ubwo rero bwari kufatanye na Minembwe TV wagiye adufasha ku mashusho murakoze rero waganisha microphone kudusezera maze aturagize umurengeze murakoze cyane Imana ibaha umugisha wenda mvuga n'ijambo rimwe ubundi insenge dutandukane nabwiraga aba bana babasekira ni ukuri nubwo mutaririmba indirimbo zihimbaza Imana ntabwo mbazi wenda n'amateka yanyu sinyazi ariko mujya mu nzu y'Imana mujya musenga mujya muterana Imana ibaha umugisha rero muzabikomeze gukunda Imana no gusenga Imana nibyo by'agaciro ibyo ngibyo mbifata nk'akazi ariko kandi icyo duhuriraho twese ni urukundo rwo mu nzu y'Imana sibyo Imana rero ibaha umugisha kandi mu by'ukuri muzajya musa n'abana barezwe burya imyitwarire y'umuntu niyimubwira uwo ari we cyangwa niyimuhesha agaciro mu bantu bose bamureba Imana ibaha umugisha reka dusenge Uwiteka Imana nyiringabo Imana idukunda kandi twitaho ijoro n'amanywa ndagushimiye kuko utajya uhunikira cyangwa gusinzire ujye utuba hafi mwami umunsi wose ukatuba hafi ijoro ryose iyo dusinziriye iyo tugenda uba uri kumwe natwe kuko uri Imana kuko uri umubyeyi ibi ngibi wari ubizi uyu munsi wari uwuzi ko tuzaterana hano Mana muri iyi ngando kugira ngo duhuze amaboko yacu duhuze impano waduhaye buri wese wamuhamagaye mu izina ryiwe buri wese umuha impano ye ku giti cye rero duhuye hano kugira ngo izo mpano waduhaye tuzihuze kugira ngo zigire umumaro mu gihe nk'iki Mana twavuze nk'abantu twagambiriye nk'abantu ariko niwe uzasohoza turakwinginze ngo dufate amaboko ibyo twaganiririye aha hantu Mana uzabisohoze urakoze kuko uri kumwe natwe umugambi wose twavugiye aha ngaha mwami wo gukora kiriya gikorwa cyo guhimbira iya ndirimbo kugira ngo izagire icyo ikoze ndakwinginze Mana ngo ubishigikire kandi ari wowe mwami uzabigeza kure ngaho rero tugiye gutandukana ngwino mwami Yesu ujyane na buri muntu wese buri wese urinde intambwe ziwe uturinde gusitara maze ubwo tuzongera guhurira hamwe tuzashima izina ryawe turi bazima urakoze kuko uri kumwe natwe kandi ukomeje kwihesha icyubahiro tutibagiwe kukwereka mwami biriya bibazo biri kubera hariya ndakwinginze ngo wunamururiye amahoro utanga amahoro waremye umuntu mu mugambi umwe gusa wo kukuramya no kuguhimbaza no kuguhesha icyubahiro ndakwinginze Mana ngo uce inzangano n'amacakubiri maze amahoro ahinde abantu mwami bazamura izina ryawe urakoze kuko ubyumvise kandi ubikoze ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen.